Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwihita n'ingoga. Uwihanganya azaragwa icyo gihugu, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni umwizerwa Adolphe ubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana mwebwe abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, kugira ngo dukomeze tuganira n'ubundi nk'uko tumaze igihe tuganira ku mateka atandukanye. Uyu munsi rero dukomeje tuganira ku mateka y'indirimbo ziri mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana n'igitabo cy'indirimbo z'agakiza. Ni indirimbo zigaragara mu gitabo n'undi gikoreshwa n'amatorero ya giprotestanti, tuvuga ku buhamya bw'abazanditse, tuvuga ku mateka yabo, ibihe banyuzemo, kugira ngo natwe dukomeze kubigiraho, kuko nabo babaye mu buzima busanzwe kandi basoza urugendo amahoro. Reka rero tubaye twiragiza Imana, hanyuma n'ubundi dukomeze tuganira ku ndirimbo turi buganireho uyu munsi. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi, tugushimiye ko watanze Yesu Kristo umwana wawe kugira ngo yitange ku musaraba, kandi yakuyeho urusika rwadutandukanyaga maze tugira umwe. Uyu munsi tunezerewe n'agakiza twahawe kubw'ubuntu. Reka rero mwami Imana tukomeze kudushyigikira, umwuka wera tuyobore, umwanya tugiye kuganira wose ubane natwe, kandi Imana ubaka ubugingo bwacu bushorera imizi muri Kristo, kugira ngo tuzasoze urugendo amahoro. Tangirana natwe, uze gusozanya natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi turaganira ku mateka y'umuhanzi watugejejeho igihangano cya 69 mu ndirimbo z'agakiza, indirimbo yitwa ngo Igihugu Cyiza Kiradutegereje mu ijuru, A Glorious Kingdom Awaits, aho ni mu rurimi rw'Icyongereza. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwihita n'ingoga. Uwihanganya azaragwa icyo gihugu, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Twizeye rwose kuzabona icyo gihugu ko kiri, dutegereje gusa uwaducunguye. Ibimenyetso bitwereka ko agiye kugaruka, bitwereka ko wa munsi wegereje, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba, kandi ubwo azagaragarira mu bicu. Haleluya, haleluya, azaboha wa mugome umwe wagerageje kuturimbura, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje.
mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje, kandi abantu benshi barananiwe gutegereza. Ubakanguze vuba bya bimenyetso, kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. Nukuri tubona ko Yesu aza vuba, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Iyi ndirimbo yanditswe n'umugabo witwa Daniel Webster Whitlow, ayandika mu rurimi rw'icyongereza kuko n'ubundi yakoreshaga urwo rurimi, nubwo twe tuzikoresha mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko hari izahimbwe umuhanzi ari akoresha ururimi rw'icyongereza, abakoresha ururimi rw'igiswedwa, abakoresha igifaransa n'izindi ndimi nyinshi zitandukanye, ariko umuzi wazo tuba tugira ngo tumenye ngo zaturutse kugira ngo zitugereho, hanyuma natwe tukigira kuri uwo muntu wayihanze kugira ngo natwe tubashe gukomera mu rugendo, kuko usanga ari ubuhamya burebure kandi abantu barihangariye urugendo. Natwe rero tuzirikane ko hari abatubanjirije kugira ngo batubere icyitegererezo mu rugendo rwacu tugana mu ijuru. Uyu rero nari mvuze ngo yitwa Daniel Webster Whitlow, yavutse ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 mu 1840. Urumva ni kera mu kinyejana cya 19. Avukira ahitwa Ichicopee Falls, aho ni muri leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma atabaruka ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 mu 1901. Urumva ko yamaze imyaka 61 mu buzima bwo ku isi. Hanyuma atabarukira ahitwa Northfield, naho ni muri leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri make yari afite ubwenegihugu bwa Amerika. Hanyuma uyu Daniel Webster, umubyeyi we yitwa George Whitlow w'umugabo, ndetse na mama we yitwa Savilla White. Aba babyeyi bari abakristo n'ubundi barasengaga, ndetse by'umwihariko mama umubyara we yakundaga cyane cyane kumutoza gusoma Bibiliya, ngo yifuzaga kazayimenya cyane, ndetse kumwita ngo izina Daniel ngo yumvaga ngo azavamo umuntu ukomeye cyane, ngo egrita leader, umuyobozi nyine ukomeye. Rero aza kumuhira izina kugira ngo n'ubundi ngo bitume ni nk'ubuhanuzi nyine yamukoreyeho ngo azavemo umuntu ukomeye ngayo nguko. Rero uyu Daniel Webster turi kuvuga ku mateka ye, nubwo yatozwaga gusoma Bibiliya, ariko yarayisomaga ntabihe agaciro, akabikora kubera ko umubyeyi we yabivuze, akabikora kubera ko abona na mama babikora, ariko mu by'ukuri ntabwo yabyitagaho cyane, ahubwo nyine yabikoraga nk'aho ari ibintu nyine abona bisanzwe. Ngageze ku myaka 21 rero aza kujya mu gisirikare cya Amerika. Icyo gihe yagiye mu gisirikare ari afite imyaka 21. Urumva byari mu 1861 nibwo yagiye mu gisirikare. Icyo gihe rero leta zunze ubumwe za Amerika zari ziri mu intambara yitwa ngo American Civil War, tuzi mu rurimi rw'igifaransa yitwa Guerre de Sécession. Iyi ntambara yari icyo gihe yamaze imyaka 4 n'ubundi yabaye mu 1861 igeze mu 1865. Icyo gihe perezida wariho witwaga Abraham Lincoln, ku bantu baza amateka, ntabwo yashakaga ubucakara bw'abirabura, ni ukuvuga bwa bucakara bw'abirabura bamwe bumva mu mateka, cyangwa se n'ubu nawe wumvise ko igihe kimwe abirabura bo muri Afurika bajyanywe muri Amerika gukoreshwa imirimo y'agahato. Iyo ntambara rero yahuzaga leta za ruguru zari zitashyigikiraga ubucakara n'abepfo babushyigikiye, bituma noneho habaho iyo ntambara. Rero uyu mugabo nawe yayirwanyemo, yayinjiyemo, ahita anazamuka mu mapeti, kuko iyo ntambara yatumye azamuka mu mapeti, biza kurangira n'ubundi abaye mu majoro. Iyo ntambara yarangiye, hagati muri yo yahawe ipeti rya majoro. Urumva ko uyu munsi uvuze ugiye gushakisha amazina y'uyu Daniel Webster, bandika ngo Major
Daniel Webster, muri make yari umusirikare, yabaye umusirikare mu gisirikare cya Leta Zunze za Amerika, yinjiriramo n'ubundi muri cya gihe cy'intambara twabonye yitwa American Civil War cyangwa se Guerre de Secession. Hanyuma uyu Webster turi kuganira ku mateka ye, hagati mu ntambara yaje guhura n'ikibazo, bamurasa ukuboko kw'iburyo. Muri make agira nyine igikomere cy'ukuboko kw'iburyo, ajya mu bitaro. Ageze mu bitaro, mu gihe yari mu bitaro nyine urumva ni ibitaro byavurirwagamo abasirikare benshi, ngo agezemo yifuza ikintu cyamuhuza cyaba kimuhugije. Arangije atumaho ngo bamuzanire igitabo cyo gusoma. Hanyuma icyo gitabo yifuzaga n'ubundi ni Bibiliya. Twibukiranye ko mu bwana bwe n'ubundi yari wa muntu watojwe gusoma Bibiliya. Ageze hariya rero atumaho igitabo ngo kugira ngo abashe kuba ahuze, bamuzanira Bibiliya asoma mu Isezerano Rishya. Mu gihe ari gusoma Bibiliya ngo haje umunase amwereka mugenzi we nawe wari umerewe nabi, ndetse yari gusamba. Habwa ati uriya muntu ntacyo wamufasha, asa n'ubyirengagije, ariko noneho ngo bimutera kwisubiramo mu mutima we, yibuka yuko icyatumye we adapfa ari ukubera ko yagiye yiringira Imana nubwo atabyitayeho cyane. Noneho ngo bimutera guhita yihana uwo munsi, kubera ko ari kubona bagenzi be bo bari gupfa, bavuye ku rugamba, baraza mu bitaro, ariko kandi bagaco bakagenda. Twibukiranye ko nababwiye ko yari afite ipeti rya majoro nyine. Hanyuma bimutera kumva agarukiye Imana, ngo uwo munsi yafashe umwanzuro wo kwihana. Yumva rwose nta kindi yakora kiretse gusa kugarukira Imana. Hanyuma afata umwanzuro n'ubundi wo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ubwo yamwirengagije kera, ariko ngo uwo munsi yabonye ko ari we ufite ubuzima bwe. Ngahita afata umwanzuro noneho yakira Kristo nk'umwami n'umukiza, yatura izina rye. Hanyuma rero aje gukira. Nyuma yo gukira yahise ashaka umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa twagiye tuvugaho cyane, uyu bamwita Dwight Lyman Moody. Yavutse mu 1837, aza gutabaruka mu 1899. Urumva ni mu cyiciro cye, kuko twabonye ko Daniel we ari uwo mu 1840. Hanyuma uyu Moody nawe yari umuvugabutumwa uzwi cyane, yitwa ngo ni the famous evangelist. Noneho ahita ajya kumushaka amaze gukira. Yakize, ni ukuvuga ngo yari afite n'ubundi gikomere cy'uko bari baramurashe ku kuboko kw'iburyo. Hanyuma rero avuye mu bitaro, ntabwo yasuye mu gisirikare, ahubwo yahise n'ubundi akomeza umurimo cyane cyane w'ivugabutumwa. Yawukomeje ate rero? Nababwiye ko yagiye gushakisha uyu Dwight Lyman Moody umuvugabutumwa, kugira ngo amufashe mu nzira y'agakiza, kuko yabonaga n'ubundi we yarabikomeyemo kandi bari mu cyiciro kimwe. Rero mu kumushaka, kandi koko Lyman nawe aza kubona ngo impano y'ubuhanzi muri uyu majoro Daniel Webster Whitlow. Amubonyemo impano, amufasha, amugira n'inama z'ukuntu za ndirimbo ze zakandikwa. Hanyuma rero izo atangira rero ahanga indirimbo. Urumva mu gakiza impano itangira gukora, ahanga indirimbo. Bivugwa ko yahanze indirimbo zirenga 200. Afite indirimbo nyinshi cyane yahanze. Uyu mugabo amaze gukomerekera mu gisirikare akaza kukivamo, yahise akomeza umurimo w'Imana. Hanyuma rero urumva mu ndirimbo yahanze harimo n'iyindirimbo turi kuvugaho uyu munsi yitwa ngo Igihugu Cyiza Kiradutegereje mu ijuru, ariyo twabonye yitwa ngo A Glorious Kingdom Awaits Us. Nababwiye ko ntabwo yahise ahanga indirimbo yitwa Daniel, ahubwo bakunda kuvuga ngo ni pseudonyme, bavugaga izina rye, pseudonyme, bavugaga ko izina rye ari Elias Nathan cyangwa se Eli Nathan. Niryo zina yarazwiho cyane, avuga ko ariko yitwa, ariko amazina ye bwite twayabonye ko ari Daniel Webster Whitlow. Rero ahanga indirimbo 200, harimo n'indirimbo turi kuvugaho uyu munsi yitwa ngo Igihugu Cyiza Kiradutegereje mu ijuru. Hanyuma rero dukomeje n'ubundi ku mateka ye, Daniel Webster Whitlow yaje gushaka nyine, ntabwo yagumye ari umusore, yashakanye n'uwitwa Abby Hanson. Bakoze ubukwe ni hagati mu ntambara.
kuko urumva ya ntambara twabonye yitwa American Civil War yabaye mu 1861 kugeza mu 1865 yamaze imyaka 4. We yakoze ubukwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani mu 1862, hanyuma ashaka n'uyu witwa Abi Anson, babyarana umwana umwe w'umukobwa. Bagize umugisha wo kuzana umwana umwe w'umukobwa, ariko nabyo bamubyaye hashize igihe, kuko uyu mwana yavutse mu 1870 nyuma y'imyaka 8. Bagize kwihangana, nabwo n'umugisha Uwiteka bahaye nyine, babona umwana w'umukobwa bamwita Mary, niko uyu mwana yitwaga. Hanyuma mu mirimo itandukanye yakoze, uyu amaze kwinjira mu gakiza yagize impano n'ubundi yivuga butumwa, aba umwevangeliste afatanya n'uriya Mudi. Hanyuma kandi aba n'umwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza Imana, aho twabonye ko yahimbye indirimbo zirenga 200. Hanyuma kandi yabaye n'umwigisha wa Bibiliya, Bible teacher, akagisha Bibiliya mu ijambo ry'Imana rwose afite ishyaka n'umwete, kuko yaramaze kubona yuko Imana yamugiriye ubuntu ikamurinda urupfu, bagenzi be bagapfa ku rugamba, ariko we Imana imwigishiriza ku isomo ryo kumurasa ukuboko, hanyuma bituma n'ubundi yihanira mu bitaro abonye ko ari Imana yamurinze. Burya ibintu byose ni amasomo. Uyu nawe yabonye isomo avuga ngo Imana yandinze kandi hari abandi bagiye, nanjye nkwiye kuyikorera, nkwiye kuyishima ko kugira neza kwayo. Iyi ndirimbo rero ni ukubera iki yayanditse. Urumva mu by'ukuri mu mateka ye yakomeje n'ubundi kwirengagiza iby'agakiza. Nyina akamubwira ati ndashaka kuzaho umuntu ukomeye, ariryo zina Daniyeli. Mu kubyirengagiza kwe, hanyuma ariko aza gufatwa yinjiramo. Rero yanditse iyi ndirimbo yitwa ngo Igihugu Cyiza Kiradutegereje mu ijuru, gifite amagambo, harimo amagambo atandukanye. Ni indirimbo igaragaza ko ari ukwibutsa, ni indirimbo igaragaza ko ari ugukangura, ni indirimbo muri make ihamagarira abantu guhora biteguye kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Bigaragaza ko nawe yarabaye nk'ukangutse avuye muri bya bitotsi yaramazemo igihe kirekire, yarirengagije yuko Kristo ari we ukomeza kumurinda. Rero iyi ndirimbo yanditse agira ngo akangurira abantu, bigaragaza ko ari nko gukangurira abantu, ababwira ngo nimuhumure, mumenye ko Kristo azaza uko bizagenda kose. Hari ahagera mu gitera turubuze kuvuga ngo kandi abantu benshi bananiwe gutegereza, ariko we yaramaze gukanguka abona ko nta bundi buryo yabaho. Rero ku gitero cya mbere niho yanditse ngo Igihugu Cyiza Kiradutegereje mu ijuru. Kandi yarari mu gihugu n'umuri cya USA, Muzika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igihanganye ku isi ndetse gifite ubukungu bwinshi. Kandi icyo gihe nabwo cyari kimeze neza kuko cyari kimaze gushingwa n'abantu bari baturutse mu Burayi, avuga ngo hari igihugu dutuyemo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hari igihugu cyiza kidutegereje mu ijuru, kandi ngo abazajyayo n'abazatoranywa na Yesu gusa. Yesu Kristo niwe uzatora abazatura muri icyo gihugu. Rero agenda agaragaza amagambo akangura abwira abantu yuko ubwami bw'Imana bwegereje, kandi ngo iminsi turimo irahita n'ingoga. Uwihanganye rero ngo niwe uzaragwa icyo gihugu. Kwihanganira ibigeragezo, kwihanganira ibibazo, kwihanganira ibiri kudushuka, bivuga ngo uwo muntu niwe uzabona umurage w'ubwami bw'Imana. Haleluya. Akomeza avuga ngo twizeye rwose kuzabona icyo gihugu uko kiri. Rero agaragaza uburyo ibimenyetso bigenda byegera abantu, kandi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe biragenda bigaragara. Ubundi Kristo mbere yuko agenda yagaragaje ibimenyetso bizagaragaza kuza kwe, bizegereza kuza kwe. Harimo intambara nyinshi, birumvikana yari amenyereye intambara, yari ayizi. Harimo inzara, harimo indwara z'ibyorezo, harimo ko abantu benshi bazajya bagaragaza ishusho yo kwera, ariko kandi bahakana imbaraga zako. Ugasanga uravuga ngo genda umukozi w'Imana, ariko bwacye mu gitondo ukuvuga ngo niwe wasambanije abana, ukuvuga ngo ni umukozi w'Imana, ugasanga kandi niwe mwambuzi, ugasanga mbese abantu bakagira ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza iminsi ya nyuma. Bamwe bazavuga bati Kristo ari hariya, ariko kandi babishya, bahuriye nawe. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza kuza kwe, ngo kandi byamaze kugaragara. Ageze ku gitero cya gatatu niwe yavuze ngo kandi byanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba. Iyo ugeze mu Byahishuwe 22:12 aravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Hanyuma ngo kandi ngo uwo Kristo naza, ngo azaza abohe umugome. Uwo mugome ni Satani, nta wundi tuba tuvuga. Uwo mugome rero icyo akora ngo ni ukubuza abantu kuzajya mu ijuru. Akora ku buryo agenda ashyiraho inzitizi, agenda ashyiraho ibishuko, agenda ashyiraho ibintu bituma abantu barangara. Ariko kandi dukwiye kuba maso
kubera ko mu by'ukuri ngo ubwo azagaragarira ku bicu, uwo ni Kristo tuvuga, ngo kandi ubwo azagaragarira ku bicu azaza abantu bose bazamubona. Abazamubona cyane cyane bazishima, ibyishimo birenze ni abazamubona bagiye kubana nawe. Iyo usomye muri Luka cyaho cya 21:26 aranditse ngo abantu bazagushwa ni igihumure n'ubwoba no kuboneka no kwibwira ibyenda kuba mu isi, ngo kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Hanyuma iyo ugeze ku murongo wa 27 ndi kuvuga Luka 21, ngo ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Birumvikana rero azagaragara mu bicu, n'ijambo ry'Imana ritubwira, aho batubwira ngo nibwo bazabona umwana w'umuntu afite ubwiza n'imbaraga n'ubwiza bwinshi. Haleluya! Hahirwa wowe uri kwitegura, ukitegura kuzaboneka kwa Kristo. Abafite uburangare bibwira ko byahindutse, Kristo azaza kuko yahise abivuze ngo uko yagiye nikazagaruka. Niyo mpamvu rero ubwo azagaragara ku bicu, hahirwa bazamureba, hahirwa amaso azamubona, akamubona yiteguye kujyana nawe. Nawe rero ukwiye kujya muri abo ngabo uyu munsi wa none, witegure uve mu bitotsi, kuko ngo abantu benshi bananiwe gutegereza. Kunanirwa gutegereza nta kindi ni amaganya yisaheje abantu mu bibazo byinshi bitandukanye. Rero urumva ngo abantu benshi barananiwe gutegereza, ngo kandi noneho aha rero nawe urumva yari yarananiwe gutegereza, yarananiwe kwinjira mu gakiza neza, ariko nyine ngo ubakanguze ibimenyetso. Burya umuntu ukangurwa n'usinziriye. Hari abasinziriye, ariko kandi hari n'abisinziriza bakirengagiza agakiza. Ugasanga umuntu yirengagije agakiza bizi, rimwe na rimwe ugasanga mu biganiro bye aragaragaza ko gukizwa bitagikenewe, kandi yarigeze gukizwa, yarigeze gusogongera ku buryo bw'agakiza. Abo nibo bisinzirije uyu munsi. Ariko usinziriye ni ukiri mu byaha. Ibyiza ni uko yava muri ibyo byaha, hanyuma ubundi akaba amaso agategereza, akarinda n'abandi. Hanyuma Daniel Webster uyu nawe avuga ngo bakanguze, nawe yakanguwe n'ikimenyetso. Ikihe kimenyetso cyamukanguye? Yagiye ku rugamba baramurasa, ageze mu bitaro yibuka ko Kristo ari wamurinze, yibuka ko nta wundi muntu ukwiye gushimwa keretse Kristo wenyine gusa. Rero abantu benshi bananiwe gutegereza, kandi ikiri gutuma badategereza ni ukubera amaganya y'isi, ni ibibazo by'isi bitumye abantu benshi bananirwa gutegereza. Ariko birakwiye yuko tuba maso. Hanyuma rero ageze kuri rofure niho yavuze ngo dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Amaze kuvuga ngo dore ubwami bw'Imana buregereje, habaho umwanzuro uvuga ngo mutima wanjye ba maso utungane iminsi yose. Haleluya! Umutima w'umuntu, burya umuntu ashobora kubeshya abantu, ashobora kuvuga ibye akavuga andi makuru, ariko ntabwo umuntu yabeshya umutima we. Mu mutima wawe uzi neza uko uri maso, uzi neza uko habanye n'Imana, uzi neza uko ikiranukira, kuko buriya hari abantu baba bazi ku muntu ariko hari n'ibyo batakuziho. Ariko umuntu aba yiyizi neza, nta nubwo wajya kubaza ngo Mana mpagaze gute. Umuntu aba yiyizi, azi intege nke ze, azi ibyo asabwa, kandi ibyo dusabwa no kugira ngo dukiranuke. Rero avuga ngo mutima wanjye bamaso utungane iminsi yose. Nta munsi n'umwe twemerewe kuba twakigenga, ahubwo tugengwa na Kristo uduha imbaraga, uduha gukiranuka, uduha imbaraga zo kugira ngo dukore ibyo gukiranuka, tuzabana nawe iteka ryose. Hanyuma ngo umutima wanjye bamaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Rero gutungana iminsi yose ntabwo twakwishoboza, icyakora hari imbaraga z'Imana zadushoboza. Twashobozwa na Kristo uduha imbaraga, tukabasha gukomeza gukiranuka. Kubw'imbaraga Kristo aduha twakiranuka. Ni gute rero? Mu gukiranuka urasabwa gusoma ijambo ry'Imana, urasabwa gusenga. Imbaraga ziturwanya ntabwo twe twabasha kuzinesha, icyakora Kristo ari ngo tuneshereze. Ariko hari umuti yatanze, aravuga ngo imbaraga zose z'umwijima, imbaraga za Satani, ngo bene uwo mudayimoni, bene uwo mugome, nta kindi kimukuraho, nta kindi cyamunesha keretse gusa gusenga no kwiyiriza ubusa. Bishatse kuvuga iki? Aha ni muri Mariko igice cya 9:29, ngo bene uwo nta kindi kimukuraho, aneshwa no gusenga no kwiriza ubusa. Nge navuga ni rero fata umwanya usenge. Benshi baraza bavuga ngo bivuze iki?
imbaraga za satani zikandagirwa no gusenga no kwiyiriza ubusa. Warabikora urabireka, ariko uyu munsi wongeye uvuga uti nkwiye kubikora, nkafata umwanya ngasenga, nkafata umwanya nkiherera, kuko n'abadayimoni bafata igihe cyo kwiyiriza kugira ngo bakunde banesha abantu benshi. Ariko wowe ubikoze mu izina rya Yesu urushaho kubakandagira. Nubwo yafata iminsi 10, ugafata umwanya muto, umunsi umwe ugasenga winginga Imana kugira ngo ubashe kuba maso, umutima wawe ube maso, kandi usome ijambo ry'Imana. Umwanya dutakaza mu bidakeneye bitungura ubugingo ni munini, ariko reka twinjire mu mwanya wo kugira ngo dukube twungura ubugingo bwacu, dusenge, dusome ijambo ry'Imana, dusabana n'Imana, bizatuma n'ubundi tukomeza kuba maso. Amakuru yo kuba maso ntabwo twayakura kuri televiziyo, ntitwayakura mu makuru, ntitwayakura mu makuru asanzwe, ntitwayakura ahandi hantu, ntitwayakura mu biganiro byacu bya buri munsi byo duhugiyemo byo mu buzima bwa buri munsi. Ahubwo amakuru tuyabona iyo tuganira n'Imana, dusoma ijambo ryayo, turi gusenga, cyane cyane ko n'Umwuka Wera ari utubwira ibizenda kubaho. Rero mbifurije kugira ngo ubwire umutima wawe ngo umutima wanjye ube maso, kuko ubwami bw'Imana buregereje. Uko bizagenda kose mu gihe turi mu isi, ubuzima bwacu buzagira iherezo, kandi icyo twifuza ni uko iherezo ryaba ryiza tukabana n'umwami wacu. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Ufata umwanya uririmba indirimbo ivuga ngo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru. Haleluya! Igihugu cyiza twateguriwe, ni nako Kristo yavuze yagiye kudutegurira ibyicaro. Icyo gihugu rero kiradutegereje. Ntuzarate ubuzima, ntuzarate kuzaba mu gihugu Kristo aduteguriye, ntuzarate kuzabana n'umwami wacu uhora adutegurira ibyicaro byiza kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose. Mbifurije kugira ngo n'ubundi nawe ukomeze witegure neza, ubwira umutima wawe ngo umutima wanjye b'amaso, ariko kandi utegura n'iherezo ryiza. Imana ibubake, ibashoboze, uze gufata umwanya uririmba indirimbo, wumva amagambo yayo, tuba tuvuzeho gakeya, ariko kandi nawe wiherere uyiririmbe. Izi ndirimbo zimaze igihe kirekire, ariko kandi ziracyakunzwe, zimeze neza rwose. Urayiririmba ukumva urushijeho gufashwa, niyo uyiririmze wumva urushijeho gufashwa. Nawe rero nkwifurije kuririmba, ariko kandi ufate n'umwanya wiherere, ubwire Imana uti mutima wanjye b'amaso, utungane iminsi yose. Ntabwo tuzi umunsi, ntabwo tuzi igihe, ariko nako tuvuze ngo reka nge nzitegura igihe cyageze, kuko tutazi igihe rero, tutazi umunsi cyangwa isaha. Turasabwa guhora turi maso kugira ngo tutazasigara igihe azabaje kujyana ubwoko bwe bwamukoreye. Hanyuma icyo gihe bazasigara mu bibazo no muri bitandukanye. Ntabwo ari byiza ko bazasigara mu bibazo. Imana iguha umugisha kumva ijambo ry'Imana no gushyira mu bikorwa ibyaryo mu izina rya Yesu. Amen.